Jehovah is your name. Jehovah is your name. Jehovah is your name. Jehovah is your name. Mighty warrior, great in battle, Jehovah is your name. Yes. Turabasuje mwese nshuti bakunze ba Uburirimbyi TV. Duherereye mu ntara y'Uburengerazuba. Burasirazuba. Mu ntara y'Uburasirazuba yego. Yes. Mu ntara y'Uburasirazuba aho twagiye gusura umugabo ufite impano y'uburirimbyi. Afite impano y'uburirimbyi. Arabanza twibwire kugira ngo tumenye uwo tugiye kuganira uwo ari we. Okay. Uratubwira amazina yawe, utubwire aho utuye, tubwire n'icyo ukora kugira ngo natwe tuze kuganira hano twamenyanye neza. Yes. Yeah. Amazina ni Dieudonné Tuyishimire. Bakaba bakunda kunyita Dizzo kubera muziki. Umusore ndikorera bisanzwe. Ariko akiyongeraho no kuririmba kuko it was my dream. Yes. Onywege. Murumva ko Dieudonné afite impano y'uburirimbyi. Urumva ko ari impano kavukire. Yego. Ibyo ni bikurimo mbese. Yego. Murumva ko afite impano nziza kandi impano ihenze cyane. Ni hake ushobora kubona umuntu w'umuririmbyi ufata umwanya akicara akavuga ngo ngiye kuririmba afite ibindi bintu akora. So Dieudonné, turagusuye hano iwanyu Rwamagana. Twavuye i Kigali tuza kugira ngo tuze turebe iyo mpano yawe ufite kugira ngo isangize abakunzi ba Uburirimbyi TV. Twagira ngo kugira ngo mbere ko tuganira ubanze uduha akapera gatoya kuri iyo mpano yawe isangiza abantu badukurikiye. Jehovah is your name. Jehovah is your name. Jehovah is your name. Jehovah is your name. Mighty warrior, great in battle, Jehovah is your name. Mighty warrior, great in battle, Jehovah is your name. Mighty warrior, great in battle, Jehovah is your name. Yes. Tubakunze ba Uburirimbyi TV, murumva ko hano dufite umuntu ufite impano nziza y'uburirimbyi. Urumva ko afite ijwi riruta iryanjye mu kuririmba. Hano ari kumwe n'umucuranzi we. Mwumvise ko nawe azi gucuranga cyane. Nawe bibaye byiza yakwibwira abantu badukurikiye ko nabo bari kumureba. Ya acoustic birori n'ibisanzwe. Acoustic birori. Yes. Urumva ko bose bafite impano, umwe afite impano yo kuririmba, undi
afite impano yo kuvuza gitari cyangwa gucuranga gitari. So Dizzo, Yes. impano y'ubuhanzi yawe yaje gute? Impano yanjye y'ubuhanzi narayikuranye nkiri muri primary nka senior 3 P3 nibwo namenye ko nibwo navumbuye impano yanjye yo kuririmba. Nakuriye muri korali y'abana ariko umunsi umwe inaha i Rwamagana hari haje Radio Mariya Rwanda, bashakaga abana bakora ibihangano byabo bisingiza Radio Mariya Rwanda, bashakaga inkunga. Hanyuma ntabwo nari umukatolike, umusore umwe waho arambwira ati njya mbona uririmba mu makorali, why not utaza ukamfasha gukora indirimbo isingiza Radio Mariya Rwanda. Turayikora tugira performance, urumva nari mutoya. Hanyuma ngeze mu wa gatanu nabwo ariko impano nyiri ikintu kikurimo buri gihe kikwakamo imbere. Nabwo nakoze akagroupe n'undi muhungu witwaga Rukunda Abdul Karim, dukora akagroupe ko kuririmba. Ariko akantu gato nazibagirwa, icyo gihe nkiri P5 numvaga muri gihe harimo ikintu cy'impano yo kuririmba, ariko nkibaza how can na boosting impano yanjye ikajya kure. Ndibuka umunsi umwe uwo mutipe twari magambwe ati reka tujye kure mutipe, ni igitekerezo nagize. Najyaga numva ku radio ba Jay Polly n'abandi bahanzi bakora, umwana bafite nkajya studio hanyuma bakadukorera indirimbo, natwe tukaba tubafasha kwamamaza ibikorwa byabo. Tujyayo nyine numva twari abana batoya, tuhagize igitekerezo cyacu, baraduseka nyine numva nawe uri muri office, umwana akaza ati dukore indirimbo. Ntabwo nari nakamenya uko bikorwa. Urumva ni urugendo rurerure ndari gukora summary y'ubuhanzi bwanjye. Dizzo, ufite impano yo kuririmba. Yego. Ese iyo mpano wayikuye kuri mama wawe, papa wawe, bene wanyu bandi kugira ngo ugire impano y'uburirimbyi? Muri famille yakomotse mu yandi magambo. Nkeka ko ni buri wese yivukira uko, nkeka ko ari impano Imana yampaye. Muri famille dadi wanjye ni umuntu uceceka cyane, avuga amagambo make cyane. Mami wanjye nawe ntabwo ibintu byo kuririmba arabikunda ariko ntabwo ajya abikora. Nkeka ko nyine ni ikintu Imana iba yaraguhaye kugira ngo buri wese agira ikintu cy'Imana imuha. Murumva ko Dizzo afite impano yavukanye y'uburirimbyi, mbese y'ubuhanzi. Tukiri kuri aho ku buhanzi Dizzo, nkahita nkubaza se ninde muntu ugwa inspiration mu muziki, yaba mu muziki nyarwanda yaba mu muziki wo hanze, mbese muri muzika iyo ari yo yose, ninde muntu w'ikitegererezo cyawe kuri wowe? Buriya icyo kibazo kirakomeye cyane. Buriya nkunda umuhanzi bitewe na karite y'ikintu yampaye yatanze. Ku myandikire, ku kwandika indirimbo nemera niyo Bosco na Dani Vumbi, even King James. Abo ni abantu batatu script yo kwandika indirimbo, ni bandika indirimbo uvuga ko harimo yarayitekereje. Hanyuma mu kuririmba nakuze nkunda Buravan. Mbese ni we? Buravan ni nubwo ari mu bihe bitari byiza ariko nakuze mufatiraho urugero. Nakoze indirimbo ze nyinshi nkiga high school, ku buryo bajyaga banyita Buravan. Nyine niwe muntu mbona ndamukunda. Nase waduhaye akapera k'indirimbo imwe ya Buravan twumve ko umuntu wemera niba uzi n'indirimbo ze. He's so special what we got, my girl and I, so I like that, I'm glad I'm living it. I think she was sent by a papa God, and I tell her she doesn't believe me. It's not a lie, these feelings are real. Our love is supernatural, 2 and 5, and the 5 for love. And 1 + 1 equals 1. When I'm with my number one, yeah. I know my God, she loves me, and she knows that I do too.
she know, yeah, I know. Yes. Uzi ko ahubwo njye nari nikanze nzi ko ari Buravan turi kuganira hano kubera ko ufite ijwi riri karite. Burya umuntu ujye umwubahira n'ikintu afite muri we. Impano burya si ikintu umuntu apfa gutoragura hariya. Impano ni ikintu umuntu avukana. So Dizzo, Yes. Nose ubona urugendo rwawe rwa muzika mbese waba ufite indirimbo hanze yawe bwite? Ndazifite. Ufite zingahe? Mfite nk'eshatu. Ubwira abantu badukurikirana ahantu bayisanga kugira ngo barebe Dizzo ni ari uririmba se indirimbo ze zimeze zite. Yenda wabona ukora kapera z'abandi ntaza ufite ariko biba byiza iyo by'abantu ni aho basanga indirimbo zanjye ntago ndatangira kujya mu studio. Yes. Mba narazanditse zibitse ahantu runaka ariko anytime igihe nzabona ubushobozi kuko ni ikintu niyumvamo si ikintu nteze kuzareka. Nkora akazi gatandukanye ariko mba nzi ko anytime mbonye amafaranga indirimbo nazisohora. Indirimbo zirahari, nkunda gusubiramo indirimbo z'abandi nk'uko babimbwiye ariko ni buriya guhanga n'umushinga, ukora umushinga. Ntago nshaka kuzakora indirimbo nzatunga kuri telefone yanjye cyangwa se izatungwa na producer wayikoze. Nifuza kuzakora ikintu ndi gutegura. Mba nzifite zizanditse anytime nzasohora indirimbo kandi izagenda neza. Yes, muri bashite bakunze ba Darren TV mugomba kwitega uyu mugabo abafite imizigo iremereye. Afite imizigo iremereye urumva ko yarayanditse irahanira irabitse iracyari mu gaseke. Icyo we wakora hano subscribe ugasharinga ku nshuti zawe hanyuma ugateza imbere uyu mugabo tukareba ko natwe twamuteza imbere. Yes, cyo n'ikindi wakora turashira nimero hasi kugira ufite igitekerezo inama wagira uyu muhanzi wacu kugira ngo nawe arebe ukuntu yazatera imbere ku ubutumwa mwandika ngo tuzamumugeza nawe ubwe azareba iyi video kugira ngo arebe ibyo mwamubwiye. So Dizzo, Yes. nari mvuze ku rugendo rwawe rwa muzika. Yego. Ese ubona urugendo rwawe rwa muzika ruzakugeza he? Se nirwo ruzagukiza cyangwa ufite ibindi bintu ukora apart y'umuziki? I have a dream. Mfite inzozi. Ukuntu nifuza kuzakora umuziki, ntago nifuza kuzakora umuziki wo kugira ngo ariyo benefi yanjye. Bitunze abantu benshi, ariko je nifuza kuzakora umuziki ukora ku mitima y'abantu. Kuko ntahantu nakundi umuziki cyane, umuziki ni ikintu kiri wide. Buriya abahanzi iyo umva hari indirimbo ushaka gukora muri wowe ubyiyumvamo. Ahantu nabikundiye nagiye njya mu makwe ndirimba, ahantu natinye umuziki najyaga ndirimba abageni bakarira. Kavuga why not, icyo kintu gikora ku marangamutima y'umuntu akarira kuki nta gikomeza nkazakigira kariyeri yanjye ku muziki nzawukora ariko sinzawukora wonyine kuko umuziki nawo ukenera izindi income. Umuziki nawo uwushoramo nzakora ibindi ku ruhande ariko ni investing mu muziki niyo target yanjye. Yes, murumva ko uyu mugabo akunda umuziki cyane kandi umuziki ni mwiza. Urumva ko aririmba mu makwe indirimbo aririmbye zikagira emotion ku bantu. Dizzo, Yes. tube tuvuye mu muziki gatoya mu buzima busanzwe. Yego. Dizzo ni muntu ki? Okay. Tewe wenda ndumurezi. Ndi umwarimu ndigisha primary, PIV mu wa mbere, mu wa kane, mu wa gatatu. Nagize amahirwe no occupation. Abwiye mvuye mu kazi ko bwarimu. Mfite gitari yanjye, andika indirimbo. Nkakunda traditionnel. Indirimbo gakondo ndazikunda. Watubwiye mu muziki nyarwanda ko umuntu kwinspira ari Buravan. Yego. Kandi uravuga ngo ahantu hose urahagera. Haba muri muziki usanzwe uyu hamwe na za karahanyuze nazo uziririmbamo cyane. Yes, nkahita nibaza aho ngaho nkahita cyangwa se nkakubaza ninde muhanzi uririmba indirimbo za karahanyuze
ko turabizi hari abahanzi benshi barimo ba Kamariza Impara. Ni uwuhe muhanzi mbese uririmba indirimbo yo kumva koko uramwiyumvishemo? Cecile Kayirebwa. Cecile Kayirebwa. Mu buhe buryo? Okay, ni umumama yagiye yandika indirimbo nziza zifite content nziza, asingiza u Rwanda, indirimbo avuga Kigali, gukumbuza Kigali, kumva koko Masamba aririmba neza, ni umuhanzi mwiza wa gakondo, ariko baragiye nkunda Cecile Kayirebwa cyane. Yego, kurusha Masamba. Masamba buriya nawe ni mwiza, ni umuhanzi mwiza, but Cecile Masamba se watangiye mbere ya Kayirebwa? Ntago ndishuwa neza, ariko ni age zimwe bari mu gihe. Yego. So guys, murumva ko Dizzo we akunda umuhanzi Cecile Kayirebwa. Cecile Kayirebwa niyo umuntu akunda muri kara hanyuze. So Dizzo, mu rugendo rwawe rwa muzika, wavuze ko wagiye kuririmba muri Dream Boys. Yego. Wavuze ko wagiye kuririmba muri Dream Boys. Ni irushanwa cyangwa wagiye kugira ngo nawe uyigemo mube bane? Okay. Cyangwa batatu? Niga tronkome, nize mu Ndatwa n'Inkesha i Butare, kandi Dream Boys niho bize. Baje ku ishuri avuga ati nta hantu twize, kubera iki tutazamura impano za barumuna bacu tukatera inkunga abo bana bafite izindi mpano. Bakora mobilization mu kigo, abashaka kwiyandikisha tujyamo, byitwaga ITD, Indatwa Talent Detection. Njyamo turakompeta, urumva batwari 20 bakagenda bavamo bakuramo uko weekend zije tugakora, akavamo dusigaramo turi babiri. Turakompeta, hari umusore bita Pizzo, ni murumuna wa K John. Yes. Niwe wandushije, yafite ingoma ze zikoze za trap yari tarafatisha cyane. Mfata umwanya wa kabiri, igihe nakoraga Sakira, agusa nkasubiramo iz'abandi. Ni cyagiye ikinya cyazaga ndi mu Kenya nkuko njya mbirota, indirimbo nakubitaga kuri stage kabisa, abantu bakavuga ngo yamba fata umwanya wa kabiri, baduha certificate, baraduhemba. Ni muri urwo rwego nitabiriye. Mbese umuziki wawe ntago ari uwavona wa kera? Ni wa kera. Ubu none mu minsi iri imbere, iyo uza kuba ufite uburyo, twari kubona uri umuhanzi ukomeye cyane mu gihugu. Ubu ndimide n'abantu benshi banzi kera mu bwana bwanjye, durambaza indirimbo iri he, tukuze uririmba indirimbo iri he. Nuko ubwo ndimide n'abantu, ni time nzaza kandi nzabaye ikintu gifatika. Yes, murumva ko Dieudonné afite inzozi cyangwa se dreams ziri hejuru, kugira ngo yawe yifuza kuririmba yespira abantu. Yego. Kugira ngo abantu bakunde ibihangano bye. Rero wowe dukurikiye mukunzi wa DRN TV, icyo ukora ni ukumusapotinga gusa kugira ngo impano ye ikomeze izamuke. Yes, Dizzo. Turi hafi gusoza ikiganiro cyacu. Mu buzima busanzwe, cyangwa se mu bwana bwawe, yego, ni akahe kantu wakoze ukumva kagukoza ahantu cyangwa se nikagenze neza mu bwana bwawe ukiri mutoya? Akantu nakoze ntajya nibagirwa, nk'akadefu utajya wibagirwa wakoze? Okay, jewe nakuze ngira akantu ko kwivumbura. No nyine iyo twicaye mu rugo muri salo bajya binserereza, iyo napfaga ikintu n'undi muntu wo mu rugo narivumbura nkabwa ati ndagiye muzaze kumpiga. Akantu nyine ko kwivumbura cyane. Ubwo hari umunsi navuze nti mumbwiye nabi, naserereye na sister wanjye, arantonganya cyane, nambwa ati okay, hano ni mu nshaka, ndagiye muzaze kumpiga. Nyine ndagenda barambura, baza kunshaka. Nyine abana bagira utuntu bakora utabasha gusobanura. Ako kantu ntabwo nkibagirwa ukuntu nyine nacitse mu rugo, papa yanjye ari kugira ngo bambure nyine mbateshe umutwe. Akantu ntabwo nkibagirwa. Okay. So urumva ko so reka tuva ngaho mu rugo. Tujye ku ishuri. Yego. Since in primary, navuze waravuze ko ari umujinya. Apati akarakantu navuze mbere, ukuntu nabwiye mugenzi wanjye ati tujye muri MTN tubaka amafaranga dukora indirimbo, nizi gafata hanze tuzajya tubamamariza. Nako kantu kari mu tuntu ntajya nibagirwa, nyine iyo nkibutse
ndaseka nize ku kuntu nyine mu buzima bwanjye nigira icyizere. Ntabwo ari over confidence, nigira confidence. Nyine ako kantu kajya kansetsa ukuntu twinjiye muri office, ubundi n'ahantu babaruza amasimukadi kuri service center ya MTN, ariko njye ninjiyemo nababwira ati munkorere indirimbo. Akantu ko ntabwo ntibagira. Yes, murumva ko afite utuntu twinshi tumwibutsa mu bwana bwe cyangwa mu butoya bwiwe. So Dizzo, Yes. atari umuziki, iyo uvuye mu muziki, ni cyo kintu ukora iyo utuje muri wowe. Ni iki kiguturisha muri wowe usibye umuziki? Uretse apart y'umuziki. Apart y'imiziki. Yego. Ikindi kintu ukora ukumva uratuje ni ikintu bwoko ki? Akazi kanjye. Akazi. Yego. Akazi niko yego, iyo ndi mu kazi nkunda akazi kanjye. Iyo nkarimo banumva ko mbana n'abana cyane, nkunda abana. Nkunda abana, iyo ntari mu kazi k'umuziki bamfite abana bo mu rugo dukina, kubona ndi kumwe n'abana batoya nyine ndabikunda cyane. Yes, mbese ukunda gukina n'abana? Yego, gukina n'abana niko wifuza kuzabyara abana bangahe? Icyo kibazo kirakomeye. Bizaterwa n'ubukungu ko buzaba bwifashe. Yes, watubwiye ko uri umuhanzi, kandi iyo uri umuhanzi ubuzi mbese indirimbo zose. Yego. Sibyo? Yego. Kandi wavuze ko mbese uri umukunzi w'indirimbo za karahanyuze. Yego. Urumva? Ndetse n'indirimbo za gakondo. Gira icyo usangiza abakunzi bacu ba Darren TV uturimbo twa gakondo waba uzi muri bo, kugira ngo turebe koko niba uri umufana wa gakondo. Yego. Uturimbo akarimo nka kamwe konyine kugira ngo abantu Okay. Muhoza wanjye wandutiye benshi, mwiza we uri umuziranenge, uwo mu mata bateze neza, mbega shenge urahora koma. Muhoza wanjye wandutiye benshi, mwiza we uri umuziranenge, uwo mu mata bateze neza, mbega shenge urahora koma. Nimwumve ibyiza by'u Rwanda mama, reka nsingize urwambyaye shenge. U Rwanda rwacu rw'imisozi n'ibirunga ibiriza boromanya, nimwumve ibyiza by'u Rwanda mama. U Rwanda rwacu sorry gato. Yes. Reka ntangire. Mbaga ntameze neza. Wenda gitara bayiretse nta kibazo kugira ngo reka gitari tuyireke. Nimwumve ibyiza by'u Rwanda mama, reka nsingize urwambyaye shenge. U Rwanda rw'imisozi n'ibirunga ibiriza boromanya, nimwumve ibyiza by'u Rwanda mama. Kanjogera injongi oya mama we, uwaruba bakunkoreye, ndagukunda n'impamo, ndagukunda disi we, ndagukunda disi we, ndagukunda n'impamo, ko nagukuye ibwega oya mama we, nkujyana niba unyiginya, ndagukunda n'impamo, ndagukunda disi we, ndagukunda shenge we, ndagukunda n'impamo. Yes. Murumva ko Dizzo afite impano nziza,
afite impano nziza kabisa y'ubuhanzi. Urumva ko aririmba, agerageza kuririmba mu ndirimbo zose yaba muri gakondo, yaba muri indirimbo zisanzwe za vuba tuzi. Urumva ko afite ijwi ryiza. Yewe umuntu ufite ubukwe, yewe umuntu ufite ibindi birori bisaba umuntu kuririmbira, uyu muntu arahari. Wamukunze watubwira tukaguhuza nawe kugira ngo azagufashe mu bukwe bwawe utazagira irungu, sibyo ra? Yego, ni byiza cyane. Yes, atazagira irungu. Icyo ukora urakora subscribe, ukore share na comment ku bantu, kugira ku nshuti zawe, kugira ngo nabo bakurikire uyu mugabo Dizzo. Yes, turasoje ikiganiro. Gusa iyo dusoje ikiganiro hari akantu tuba dukora hano kuri The Rain TV. yego, Akantu kaga challenge ukuntu kugira challenging abantu kugira ngo abantu bakunde cyane. yego. Wize Kinyarwanda? Kinyarwanda arakizi. Urakizi neza? Nubishobora uri n'umwarimu? Yego. Kuko abarimu nkikubarije we nticyagutsinda kuko uri umwarimu. Wigeze wiga ibintu by'ibihekane? Ibihekane narabyize. Ibihekane narabyize? Yego. Okay. Na ta na sa ni ikihe gihekane? Na sa na ta. Na ta na sa. Na ta na sa. Ni ikihe gihekane? Ni nso. Nso. Ni nsa. Nsa. Ni nsa. Yego. Ni igihekane nsa. Yego. Mbwira ijambo cyangwa interuro iri mu gihekane nsa. Interuro cyangwa ijambo ririmo? Interuro cyangwa se ijambo riri mu gihekane nsa. Nsa. Intsinzi. Intsinzi. Yego. Vuga interuro iri munsi muri iryo jambo ry'intsinzi. Interuro? Yes. Kuri interuro ndende. Yego. Yes. Akenshi abakinnyi bakunda intsinzi. Yes. Urumva ko agitsinze kandi abitsinze neza. Urumva ko ari umuntu wize Kinyarwanda, kandi hari abantu dukunda gukoresha hano ikiganiro twagera kuri ako kantu abantu benshi kakabacanga kubera ibihekane tubabaza. Yes, turasoje ikiganiro cyacu. Twavuze ko channel iyi channel ni Rain TV. Rain TV. The Rain. Yes, The Rain TV. You make subscribe kuri Rain TV. Yes. Murumva ko uyu mugabo afite impano nziza y'uburirimbyi. Waduha kapera kanyuma kugira ngo tute tugenda. Amarangamutima ye ni menshi, niyo mpamvu yantumye ngo nkubwire ngo yarazukwe yamenye ubwo yakubonye, yarakubonye agira amazinda, ngo yewe yibagiwe ntiyajya, ahubwo atangira kurota, agatoki ku kandi bicaranye, yantumye ngo mbana kawe mu bibi no mu byiza, agufite ku mpembero z'umutima.